bifotoreza ku biryo bihenze, amazu ahenze, imodoka zihenze, izo batunze, izo bagendamo, amazu y'imiturika, iminara itatse umujyi wa Dubai n'ibindi bihugu by'Abarabu. Nibyo abana b'abakobwa muri iyi minsi babaho, ukabona babayeho neza neza mu ijuru rito rimwe tujya tubwirwa muri Bibiliya. Uwakubwira ko ijuru ritabaho, ubona aba bana b'abakobwa, ubona uburyo basohoka, amaparufe bitera, inzara bishyiraho, imisatsi bashyiraho, uko bihindagura impu ndetse n'ibindi byose bitandukanye, ntabwo wamenya ko banyura mu nzira y'umusaraba. Ninkubwira abangaba wumva abana b'abakobwa b'Abanyafurika, yaba mu Rwanda, Uburundi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bidukikije, bose bakorerwa ubucuruzi mu bihugu by'Abarabu ndetse cyane cyane mu mujyi wa Dubai n'ibindi bihugu bitandukanye by'Abarabu, bakurikiraha amafaranga ndetse n'imitungo n'ubutunzi budashira. Uwakubwira ko ijuru ritabaho ntiwabyemera koko, kubera ko aba bana b'abakobwa babaho mu buzima bifuza, barya neza, bambara neza, basohokera heza, bajya mu nyanja zitandukanye, batunze amatelefone ahenze, baba mu mazu ahenze, ndetse ubuzima bwabo bwose ni paradizo koko. Ntabwo wahakana ko ijuru ritabaho ubonye abana b'abakobwa bapostinga inkoko nziza, ibiryo byiza, ariko ikigoranye nuko ubona benshi muri bo badashobora gupostinga babajyanye muri ibi bihugu, cyangwa se ngo ubone bapostinga abo bari kumwe nabo kuri aya mazi ndetse n'amapisine ahenze ya rutura baba bariho, cyangwa se ngo bakwereke imvano y'imitungo batunze, kubera ko abenshi muri bo bashinjagira bashira. Akaba Munyarwanda wavuze ko imfura ishinjagira ishira, kuko abenshi muri bo bajyanwamo no gushaka ibya mirenge, abandi kandi babijyanwamo batazi ibyo bagiyemo. Ibi byitwa gucuruzwa. Icyakora aba bana b'abakobwa tubona baseka, abenshi bakengereye ku nkovu zirimo gusambanywa ku gahato, gukubitwa, gutabwaho umwanda n'ibindi bikorwa bigayitse bikorwa n'abantu baba babishyuye, kuko baba babishyuye akayabo. Benshi babaho mu buzima bw'icuraburindi iyo bageze muri ibi bihugu, kubera ko ibyo bavuye muri Afurika bijejwe habe na kimwe babona, kubera ko ubuzima bwabo benshi bukunda kubaho mu mwijima. Aha turavuga abajyanwa bijejwe imikorere cyangwa se akazi. Gusa hari n'abahisemo kuyoboka iyi nzira, bakihanganira ubu buribwe n'ibi bikorwa byose bibakorerwa, kugira ngo bakunde babone ubutunzi. Nawe se mbwira umwana w'umukobwa utaha mu nzu ya miliyoni 100, imodoka ya miliyoni 100 ndetse n'ibindi bintu by'agaciro, imikufi ihenze, adatinya gusohokera ahantu hahenze, wareba neza ugasanga akazi ke k'imikorere ntigasobanutse, wakibwira ko abikura he? Ubugome, ubunyamaswa ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo aba bana b'abakobwa bakorerwa. Hari aho usanga aba bana b'abakobwa umwe ashobora kuryamana n'abagabo 5 batandukanye, ngo kuko ari byo bibashimisha, bagukubita, bakunyaraho, bagukoreraho n'ibindi bikorwa by'urukozasoni. Ngo bakunda kubona iyo umuntu ataka cyangwa se ababaye nibwo bo bishima. Ubu ni bumwe mu buhamya bwagiye butangwa n'abana b'abakobwa batandukanye bagiye bavayo cyangwa se bava muri ubu buzima umuntu yakita ubw'ubuzimu. Uyu munsi munyemerere mbahishurire uko aba bana b'abakobwa batangira urugendo rwo kujya gucuruzwa muri ibi bihugu bitandukanye by'Abarabu. N'urugendo tugiye kugezwaho na mugenzi wacu utuye mu gihugu cya Uganda, wiboneye imbona nkubone cyangwa se ubabazwa no kubona aba bana b'abakobwa bangirika gutya. Aradusobanurira urugendo banyuramo ndetse n'ibyo bagenda bijejwe, nuko bagera mu gihugu cya Uganda, nuko babona ibyangombwa n'ubundi buryo butandukanye. Muri iki gice cya mbere nibyo tugiye kugarukaho. Murakoze cyane agatondo suza abanyarwandakazi bose banyumva. Amazina yanjye nitwa Manzi, ndi umunyarwanda kandi nkunda u Rwanda. Murakoze cyane kumbaza kuba navugira muri make. Ndagira ngo kino kintu message igiye ku babyeyi rusange batuye mu Rwanda, bohereza abana babo kwiga inaha muri Uganda. Abana bafite ingeso. Abana mbere navuga ko niba ari umwuga, niba ari iki, baraza bagacamo, bazi nta mu kwiga inaha bikabananira, bagashugurika uburyo babona passport. Ari abantu inaha mu gihugu cya Uganda uburyo basa nk'abacuruza abantu, ariko bari mu gihugu muri Dubai. Bana bakinjira ibintu by'ubura, bakagera bakurira ahantu hitwa Nairobi muri Kenya, niho bafatira indege. Muri no minsi njya mubibona imbuga nkoranyambaga, byaciciraga cyane ku mbuga nkoranyambaga, byaba byitirwa ko ari Ubugande, kwaba kari inda zituruka mu Bugande,
zikajya muri Dubai mu bihugu by'abarabu kwicuruza. Ariko nyamuneka ikintu kibabaje ni ko abanyarwandakazi bariyo kandi bashimutwa bakanicwa mbe bakanapfira mu abantu batabizi. So nkanjye mba mu gihugu cya Uganda ariko nyine ndabireba ni byinshi cyane ndeba nibwo mwese nimwe bw'abanyamakuru mu mwaza mukazana kamera zanyu mukazi na muri Uganda nta muntu nta mwana witwa umugande pure ngo ari ku muhanda bwo aricuza atari umunyarwandakazi. Abana bari n'abaricuza barimo badutesha agaciro inaha muri make niyo bakunyura umunyarwanda utamuka bati murebe ne wanyu murebe bashiki banyu dere ngabo bari ku mihanda utangira saa moya za mu gitondo bari ku mihanda. Sinzi niyo mu Rwanda babicuza direct ariko ina bahagara ku muhanda kuva mu gitondo saa moya za mu gitondo imagine paka nijoro niyo banyarwandakazi. Urumva bagenda bakaza ku ishuri aje muri makaninde kwiga nyago biramunanira akaza mu bikosi bya ari bikosi inaho benzi ko bakoresha cyane ibiyobyabwenge cyane ibiyobyabwenge nibyo biri imbere cyane na akaza akajya mu ibiyobyabwenge akavaho yamara kuvaho niba ababyeyi bo mu Rwanda bamwohereza amafaranga ya minivali yo kwishyura muri university akayarya akakomeza babeshya ngo arimo ariga kandi atiga yibire muri za ghetto akaza akajya mu mwuga w'uburaya. Ikindi muri make y'abana nta kazi bagira akazi kabo no kwicuruza. Yego reka tuva aho ngaho twerekeze urugendo rwo kugera aho ngaho Uganda nyuma yo kubuzima bwanze kuri bamwe tujye ku rugendo rwo kuva Uganda Nairobi Dubai. Yego nirwo ugiye kudusobanurira bigenda bite bashakwa bate bashakwa nabande abo bantu b'Ibugande babohereza Nairobi n'ahandi hatandukanye na yahe mayeri bakoresha n'izi trick bakoresha? Okay, d'abord ara abantu babashuka ngo bafite akazi mu bihugu by'Abarabu. Bakabajyana mbe urabona bamwe na bamwe urabizi ko inaha bamwe bafite indangamuntu za hehe zo mu Rwanda ariko batemeye gufata passport. Noneho uwo mushoramari afite uburyo abashyira babona visa iba yishyuwe none icyo bashaka cyo no kwishyurirwa iki passport. Yego amatike babishyuriye. None babakura hano barabashuka bajya kubashakira akazi. Babageze iriya bagasanga akazi babashakiye ariko ubucuruzi bw'abantu kwicuruza. Urumva none inaha muri Uganda ntago bamwe na bamwe ntago ba passport kwa Abanyarwanda. None baragenda iriya muri Kenya ngo bafite uburyo bashugurika bashyiramo amafaranga menshi bagabana passport ariko bikozwe n'Abagande. Bikozwe ari umugande w'umunyankoni n'ubu ngubu ari kuri watede baramushakisha mu gihugu cya Uganda cyamushakisha cyane yuko ari hanze. Niwe urimo kubikora byose kugira ngo acuruze abana b'abakobwa. Yego ariko ngo hari n'abantu babaho ngaho Uganda bahabwa komisiyo n'uwo mugande ushinzwe gushaka abo bana b'abakobwa b'Abanyarwanda. Yes, barahari cyane barahari ariko ntushaka kubamenya ko barahari benshi baraza no mu gihugu cy'u Rwanda bakaza bagafata y'abantu. Barahari b'abakomisiyoneri bashaka abana b'abakobwa bakabacisha muri Nairobi Kenya bakunda bakagenda. Barahari cyane rwose si ibintu byo kubeshya barahari. So ngiye message natanga ku babyeyi bacu bo mu Rwanda bohereza abana inama bakomeze bakurikirana amakuru y'abana babo kuko n'abana bapfiye mu bigo byo hanze ni benshi cyane bapfuye batazi n'uburyo bapfuyemo. Umubyeyi akabaze ko umwana wahari kandi umwana arapfuye. So nagira ngo rwose ababyeyi bakurikirana abana babo bamenye ko umwana we yiga nibatiga ayo amuvane muri Uganda amusubize mu Rwanda njye mu buzima busanzwe. Kuko niba mwarabonye video yakwira ku isi yose yafashwe n'ikinyamakuru cya BBC nibyo ngibyo nuko byabaye. So rwose ni wenda mvugire kuko wenda uko biri kubasore abasore wenda agira cyaka mu byo bya ko nibyo ntago biratwinjiramo twebwe abasore ariko cyane ibintu abakobwa baba ibindi
rwose ndatabaza nkuko nanjye uri mu gihugu cya Uganda ngiye kamwa ko kavuga reka mbaze nkubwiye kino Mr. Softy hari saa 11 za mu gitondo najyaga nari mfite urugendo njya hano bitaruwe saa 11 mu gitondo nayi saa 11 iwacu hano babashira nijoro yego naratwaraga sinwe nateye amatara maremare ni amatara maremare nsanga abana b'abakobwa hano urabona Makerere niboze Makerere University yego ndayibona nsanga barimo barakubitwa n'abana b'abasore barabakubita ariko nanjye nk'umuntu ndahagara ngiye kwabona abana bameze nk'abanyarwanda ndahagara imodoka ndayihagarika nsanga barimo barakubita abana b'abakobwa barabakubise babambaye ubusamera ko ndahagarika bose murapiki abangu barambwira ati bababwira ngo mwariza benshi ariko izingizi mwaza kuzipfira bakubise abana b'abakobwa umwana abana b'abakobwa bakubita uzo byo kubakubita ugasanga ninjye bashize mu modoka ndabatwa amajyana kwa muganga kiva kutamenya uburiwe kutamenya icyo hakuza mu gihugu cy'abandi ukajya mu bindi bintu bitakureba urumva n'ikindi munyamakuru ndajya wenda nkubaze nkubwire kino kintu kindi bagenzi niba tuje mu mahanga tumenye perezida wacu navuze ngo utiha agaciro nawe akaguha sibyo tubiha agaciro tumenye ko turi abanyarwanda tumenye ko turi abanyarwandakazi sibyo so ni cyo cyenda navuga ko ibyo bintu ariko bino bintu bimeze nabi inaha muri byo mu by'ukuri